bimeze neza nanjye Rayon Sport nifuza nitwara ibikombe uwayobora wese apfa kuba yiganisha mu murongo w'igikombe. So ikiri aka kanya rero ngiye gukubita mbangura babandi bambwira bati twadukeneye birimo mu ikipe kubita wihutisha. Ikiriho nuko hamaze gutumizwa inama cyangwa se ubwo ni nko mwiherero hagati y'ubuyobozi komite ya Rayon Sport ndetse n'abandi batandukanye yaba bomuka muri komite gishwanama, komite ngenzuzi n'abandi kabisa ba fan club kugira ngo barebere hamwe niki kitagenda. Ese amatora se azaba ryari? Ibyo byose nekeza ko biri mu murongo w'ibyirwa. Aba rero nibo bazicara bakareba bati niki cyo gukora. Na Jean Fidel yabivuze neza ejo bundi abareyo nibabona ashobora gukomezanya n'ikipe azakomeza, nibabona atakomeza nabwo ubwo nabwo azakomeza nyine. Aho ngaho rwose icyo kibe kiri clear. Hanyuma transfer ejo bundi nari nababwiye abari ku ruhande rwa hano mu Rwanda bakayiranga Baptiste bari gushaka abakinnyi ndetse na Sogonya Michikishi kabisa bagiye bavugwa ndetse na company yo hanze igiye gufasha Rayon Sport mu gushaka abakinnyi. So ku isoko ry'imbere rero akazi katangiye. Hari amakuru avuga ko Rayon Sport ishobora guhera muri Kiyovu irashakamo abakinnyi babiri. Haravuga witwa Sharif Bayo usanzwe kabisa umukinnyi w'umuhanga cyane mu ikipe ya Kiyovu Sport, babakinnyi bitwita ngo ni central offensive midfield, abakinnyi bakina hagati ariko banataka bajyana imipira myinshi cyane imbere, umukinnyi w'umuhanga mu Senegal werekanye ko shampiyona yize kimwe mu bintu by'u Rwanda bari mu bihugu by'abaturanyi, ubwo bari za Tanzania, bari badukurikira kabisa, bari Burundi, abari muri Uganda, bari muri Kenya n'ahandi hose kabisa. Nizere ko meze neza cyane, ariko ukaba waramaze kwinjira mu muryango subscribe warayikanze neza cyane. Banza umbwire ukurikiye uri hehe, se uri hano mu Rwanda, mbanze gutera kama kabisa. Nizere ko umerewe neza. Njya mbibabwira nti ahangaha ni yamba umuntu yagira n'amatsiko wishimira Murera uvuga uti ikipe imeze neza nanjye Rayon Sport nifuza nitwara ibikombe uwayobora wese apfa kuba yiganisha mu murongo w'igikombe. So ikiri aka kanya rero ngiye gukubita mbangura babandi bambwira bati twadukeneye birimo mu ikipe kubita wihutisha. Ikiriho nuko hamaze gutumizwa inama cyangwa se ubwo ni nko mwiherero hagati y'ubuyobozi komite ya Rayon